gukomeza gukurikirana gahunda za Mato TV. Uyu mwanya ni amakuru agezweho mu kinyarwanda ku cyo burambuye. Aya makuru mugiye kuyagezwaho nanjye Tangishaka Eric. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Perezida Paul Kagame yakiriwe na mugenzi we uherutse kongera gutorerwa kuyobora Repubulika ya Kongo, Denis Sassou Nguesso, bagirana ibiganiro byibanze ku gukomeza guteza imbere umubano w'ibihugu byombi usanzwe uhamye. Turaza no kubabwira ko ariko umugabo witwa Rwamurima Diogene w'imyaka 38 wari umwanditsi w'urukiko rwisumbuye rwa Huye yasanzwe ku nkengero z'umuhanda mu muferege yapfuye, akaba hakibazwa icyaba cyamwishe. Naho hanze imbibi z'u Rwanda, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yahakanye ibiherutse gutangazwa n'umushoramari Elon Musk. Uraza kubyumva muri aya makuru. Turi kumwe na Yotamu mu makuru y'imyidagaduro. Yotamu mu myidagaduro araza kutubwira iki? Turaza kubabwira ko Kevin Kade n'umwe mu bahanzi bazaba bahanzwe amaso mu mpeshyi y'umwaka bijyanye n'ibikorwa afite byiganjemo ibitaramo agomba gukorera ahantu hatandukanye. Turababwira ko kandi The Ben amaze iminsi mu bitaro kuva mu rukerera rwo kuwa mbere. Inshuti ze za hafi zivuga ko yafashwe ku cyumweru, avuga ko atameze neza bigeze mu masaha y'ijoro araremba. Hano turababwira ko kandi mu buryo butunguranye Diamond Platinum yashyize u Rwanda mu bihugu yitegura gutaramiramo mu ruhererekane rw'ibyo ateganya gukorera mu bihugu bitandukanye. Turabona ko kandi umuraperi Kanye West ukunze kwiyitaye yatangaje ko yasubitse ibitaramo yari afite i Burayi mu Bufaransa nyuma y'uko ubuyobozi bwo muri iki gihugu bwijunditse kubera imyitwarire ye n'imvugo yibasira abayahudi yagiye bimuranga amanetse. Hamwe n'andi makuru tudakomojeho, reka tubiranduke mu kanya gato tuyazane ku buryo burambuye. Mwibuke gutanga ibitekerezo byanyu muri aya makuru, naho ubundi igihe nitwa Tangishaka Eric, ndaje mu kanya. Mwese muri yisangamo tubahaye ikaze ku buryo burambuye. Twari tubibabwiye mu ncamake ko Perezida Paul Kagame yakiriwe na mugenzi we uherutse kongera gutorerwa kuyobora Repubulika ya Kongo, Denis Sassou Nguesso, bagirana ibiganiro byibanze ku gukomeza guteza imbere umubano w'ibihugu byombi usanzwe uhamye. Ku wa 15 Mata 2026 nibwo Perezida Kagame yageze i Brazzaville aho yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Nguesso uzaba kuri uyu wa 16 Mata 2026. Itangazo ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byashyize hanze ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu rivuga ko Perezida Kagame yakiriwe ku ngoro ya Perezida wa Repubulika ya Kongo izwi nka Le Palais du Peuple iri mu murwa mukuru Brazzaville. Umuhango w'irahira rya Perezida Nguesso uzabera muri Unity Stadium iri Brazzaville ku wa 16 Mata, uzitabirwa n'abakuru b'ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Ugiye kuba nyuma y'amatora ya Perezida wa Kongo yabaye tariki ya 15 Werurwe. Yasize Nguesso agize amajwi 98.65%, atsinda Mavungu Zinga Mambiyo wagize amajwi 1.48%, n'abandi bakandida batanu bagabanye amajwi yasigaye. Iyi ntsinzi yamuhesheje kuyobora indi manda y'imyaka 3. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta nawe yageze i Brazzaville ku wa 14 Mata, yakirwa na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dani Christella Sassou Nguesso. Bagiranye ikiganiro cyari kigamije kongera imbaraga umubano uri hagati y'ibihugu byombi ushingiye ku bufatanye. Mu byo baganiriyemo harimo gutunganya icyanya cyahariwe inganda n'ubucuruzi cya Moluku, imishinga y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ingingo y'umutekano mu karere ibihugu byombi biherereyemo. Umubano w'u Rwanda na Kongo maze igihe kirekire
rwubakiye ku bufatanye mu nzego zirimo ubucuruzi, umutekano, ubuhinzi, imikoreshereze y'ubutaka no koroshya ingendo zo mu kirere. Muri Kanama 2016 u Rwanda rwafunguye ambasade muri Congo Brazzaville, naho muri 2011 u Rwanda na Congo Brazzaville byagiranye amasezerano y'ubuhahirane n'ubufatanye mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere, guteza imbere ubukerarugendo, ingufu, umutekano, ubutabera, ibidukikije ndetse n'uburobyi. Ni mu gihe Rwandair yo isanzwe ikorera ingendo hagati ya Kigali na Brazzaville guhera muri 2011. Mu Gushyingo 2021 ibihugu byombi byagiranye amasezerano y'ubutwererane mu bya gisirikare, ubufatanye mu kuzamura imyigire n'imyigishirize muri za kaminuza, ubutaka, ubufatanye mu iterambere rirambye, kubungabunga ibidukikije, guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi no gukomeza kwagura ubufatanye mu guteza imbere ingendo zo mu kirere. Naho muri 2023 Perezida Kagame yambitse Dani Sassou Nguesso wari mu Rwanda mu ruzinduko umudari w'icyubahiro witwa Agaciro, amushimira umuhate we mu guharanira iterambere rya Afurika, ndetse icyo gihe yanamugabiye n'inka. Naho mu yandi makuru akomeje kugenda ari kuvugwa ahangaha mu Rwanda, reka tubabwire ko Rwamurima Diogene w'imyaka 38 wari umwanditsi w'urukiko rwisumbuye rwa Huye yasanzwe ku nkengero z'umuhanda mu muferege yapfuye, akaba hakibazwa icyaba cyamwishe. Iby'urupfu rwe byamenyekanye mu ijoro ryo kuwa 14 Mata 2026 ubwo yabonwaga mu muferege mu mudugudu wa Rugarama, kagari ka Rweso, umurenge wa Busasamana, ni mu karere ka Nyanza. Yabonywe n'umumotari ku muhanda. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Hasani Kamanzi yabwiye igihe ko bakimenya amakuru bahawe n'inzego z'ibanze bahise batabara, bahasanga imbangukiragutabara n'umuganga wahise amupima aratangaza ko yapfuye. CP Kamanzi yamoniyeho kunyomoza amakuru yari yakomeje kuvugwa ko motari wari watabarije nyakwigendera yahise atabwa muri yombi, ashimangira ko atari byo nubwo azakomeza gufasha mu iperereza. Nyakwigendera hasize umugore umwe ndetse n'umwana umwe. Mbere yuko tuva hano mu Rwanda, reka tubabwire ko Perezida Kagame yashimiye Arsenal ifitanye ubufatanye n'u Rwanda binyuze muri Visit Rwanda ubwo kubona itike ya kimwe cya kabiri cy'imikino ya UEFA Champions League, ayifuriza kuzakomeza no mu cyiciro gikurikira. Arsenal FC yabonye itike ya kimwe cya kabiri ku wa 15 Mata 2026 isezereye Sporting nyuma yo kunganya ubusa ku busa mu mukino wo kwishyura wabereye kuri Emirates Stadium. Umukino ubanza Arsenal yari yatsinze Sporting igitego 1-0. Reka dusoreze mu mahanga. Amakuru yacu twabateguriye tubabwire ko Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yahakanye ibiherutse gutangazwa n'umushoramari Elon Musk avuga ko ubutegetsi bwe bushyira imibare imbere amategeko ashingiye ku ivangura cyane hagamijwe guheza abaturage b'abazungu. Kutumvikana kwa Elon Musk na Ramaphosa gushingiye ku mushinga w'itegeko uri gutegurwa muri Afurika y'Epfo uzwi nka Employment Equity Amendment Act. Uyu mushinga w'itegeko ugamije kuzamura umubare w'abirabura bakora mu nzego z'ubukungu 18 hagati ya 2025 na 2030. Ugena ko mu bakozi bose abari hagati ya 90% na 96% bagomba kuba bari mu byiciro byirengagijwe nk'abirabura, abagore n'abafite ubumuga bo bazahabwa 3%. Hanyuma reka twakire mugenzi wacu Yotam makuru avuga mu myidagaduro. Yotam, uraho neza? Uraho neza Manetsi. Hanyuma numvise utubwira byinshi mu myidagaduro ariko ugiye kongera kubirambure noneho utubwire noneho mu by'uburambuye. Yego Manetsi, twikomoje rero Kevin Kade ni umwe mu bahanzi bazaba bahanzwe amaso mu mpeshyi y'uyu mwaka bijyanye n'ibikorwa afite byiganjemo ibitaramo agomba gukorera ahantu hatandukanye.
Kevin Kade yagarutse kuri gahunda y'ibitaramo afite ubwo yarabajijwe niba atazongera kugorwa no guhuza gahunda z'ibitaramo bye bwite n'ibya MTN Wacu Festival nk'uko byagenze umwaka ushize. Aha uyu muhanzi yagize ati buri kintu kitubayeho tuba dusabwa kukigiraho. Hari amasomo nigiye ku byabaye umwaka ushize byatumye ubu numva bitazongera kumbaho. Kevin Kade yavuze ko kubwe nk'umuhanzi atabona kugira gahunda nyinshi nk'ibibazo kuko ahubwo ari amahirwe kuri we. Ati nge icyo nakubwira nuko ino mpeshyi mugiye kunyumva kuko nzaba mfite ibintu byinshi byo kubaha, yaba indirimbo ndetse n'ibitaramo bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda, ibyo mu bihugu binyuranye bya muri Afurika ndetse n'i Burayi. Kwikubitiro Kevin Kade azabanza gutaramira muri Uganda ku itariki ya 17 Mata 2026, akivayo akazahita yitegura kwerekeza i Burayi mu bitaramo azakora muri Gicurasi 2026. Mu bitaramo by'i Burayi kugeza ubu amaze gutangaza ikizabera mu Budage, amaze gutangaza ko kizabera mu Budage ahitwa Hanover ku itariki ya 13 Gicurasi 2025. Icyakora akaba afite n'ibindi birimo ibizabera mu Faransa, muri Polonye n'ahandi hanyuranye. Muri Kamena 2026 Kevin Kade azasubira i Kigali atangire imyiteguro y'ibitaramo bya MTN Wacu Festival azasohoza ku itariki ya 1 Kanama 2026, ahita yasubira mu bindi bizabera i Burayi. Kevin Kade kugeza ubu ari mu bagezweho mu muziki, afite indirimbo nka Sikosa, Munda, Nyanja, Pyramide n'izindi zirimo Nyiragongo aherutse gushyira hanze mu minsi ishize. Uko twikomoje The Ben amaze iminsi mu bitaro kuva mu rukerera rwo ku wa mbere. Inshuti ze za hafi zivuga ko yafashwe ku cyumweru, avuga ko atameze neza, bigeze mu masaha y'ijoro araremba. The Ben yajyanye na Bruce Melody gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi ku cyumweru tariki ya 12 Mata 2026. Amakuru y'itangazamakuru igihe yabonye nuko kumva atameze neza byatumye atandukana nabo bari bajyanye kare kugira ngo ajye kuruhuka. Bigeze mu gicuku cy'uwo munsi nibwo yakomeje kumererwa nabi birangira ajyanywe kwa muganga. Avuga ko kugeza ubu akiri mu bitaro Kanombe aho ari kwitabwaho n'abaganga, gusa twabashije kumenya indwara arwaye. The Ben yafashwe n'uburwayi mu gihe yitegura imyiteguro y'ibitaramo azahuriramo na Bruce Melody bizenguruka imijyi y'u Rwanda. Ni ibitaramo bizaba bikurikira The New York Glover The Ben yakoreye muri Epic Arena ku itariki ya 1 Mutarama 2023. Twikomoje Romane tunyemere dukomeze kuri Diamond Platinum mu buryo butunguranye. Diamond Platinum yashyize u Rwanda mu bihugu yitegura gutaramiramo mu ruhererekane rw'ibyo ateganya gukorera mu bihugu bitandukanye. Benshi bahise batangira kwibaza igitaramo Diamond Platinum agiye kuririmbamo mu Rwanda, waba yaramutumiye n'ibindi byinshi byatumye agiye gutaramira i Kigali kuwa 29 Kanama 2026. Hari n'abari batangiye gutekereza ko azitabira igitaramo cyo gusoza ibyo Bruce Melody yitegura gukora azengurukana na The Ben mu mijyi y'u Rwanda mu minsi iri imbere. Itangazamakuru igihe yamenye ko uyu muhanzi azaba ari i Kigali yitabiriye igitaramo Friends of Amstel, aho kuba igitaramo cye L'Intro Tour nk'uko yari yabitangaje. Bizaba ari inshuro ya 5 Diamond Platinum azaba ataramiye mu Rwanda, cyane ko yatangiye kuhatumirwa muri 2015 ubwo yari yitabiriye igitaramo cya East Africa Friends. Uyu muhanzi yongeye gutaramira mu Rwanda muri 2017 ubwo yari yatumiwe muri Kigali Fiest, igitaramo cyabereye muri Golden Trip Hotel i Nyamata. 2023 yataramiye inshuro ebyiri mu bitaramo birimo icya Giant of Africa n'icya Trace Award yakoreye muri Epic Arena.
Manetse dusoza amakuru yacu nyine dukomeretse kuri umuraperi Kanye West ukunze kwiyitaye yatangaje ko yasubitse ibitaramo yari afite i Burayi mu Bufaransa nyuma y'uko ubuyobozi bwo muri iki gihugu bwamwijunditse kubera imyitwarire ye n'imvugo yibasira abayahudi yagiye imuranga. Binjije kuri X kuri uyu wa 15 Mata 2023 Kanye West yemeje ko atacyataramiye nk'uko yari yabiteguye ko azakorera ibitaramo ku itariki ya 11 Kamena 2023. Ati nyuma yo kubitekerezaho cyane ni umwanzuro wanjye bwite gusubika ibitaramo mu mujyi wa Marseille mu Faransa kugeza nongeye kumenyesha abakunzi banjye Manetse. Yakomeje agira ati ndabizi birafata igihe cyo kumva ukuri ku mwanzuro nafashe ifite ishingiro ku byanjye ariko nishaka kubishyiramo abafana banjye nibyo kuri nge mutegereze ibindi bitaramo Manetse. Yego urakoze cyane. Hanyuma badukurikiye nabo bakoze kurushaho. Yari amakuru ya Moto TV. Mukomeze mukurikirane gahunda za Moto TV. Amakuru yo nakagaruka ngaho mugire byiza. Imana ikomeze barete.